aho rero ibintu tuba turimo akabarisa shabasa nari mbakumbuye kabisa wewe mbwira ibyo bitekerezo byawe utekereza byo biramutse mwana aha ndebe kameze neza cya butera we umva rero mwana kambabwira tubwire butera urebera je twahere dupanga kushaka ahantu ho kuba je ndabona mwaki babwira gisi twabikora iki koko mwiza rero kamubwira byino uranga nibyo usanze nimo ndamugisha y'inama tubona amafaranga yo kujya kugura indaya tukabona yo kwiyambika urabona turambaye ntacyo tubuze asura yendo umbaza aho tuba ahangaha tuba hari aho wishyura cyangwa warahabuze icyo si kibazo ikibazo ni ikihe ubuse kuba tuba hano hantu nuko rero twishimiye kuba utahishimiye se ahantu ni heza cyambere cyo wajyanga twibereye ku makaro ariko wabonye ko twatangiye kubaka ntabwo twubatse tukamara iminsi tuyibamo inzu twubatse y'ibati rimwe yaraguye kandi amafaranga yo tuyakoresha tukaryoshya tuba twarashoje ubuzima bwacu neza umva kandi idini byandi bimwe mba mvuga ibiki uvuga wowe butera ibintu wamuzana ntugatekereze ko nahise mwana nshimye kuri kuba hano ubu se nurarora n'agakobwa kabandi kuzakazana hano agakobwa kabandi hasi umukobwa w'abandi nzamurarura mujyana he kereka nawe ari wandarura wowe mbuzi kuzamurarura uzahamuzane mvana ikibazo kibera ikibazo kihe ntabwo ujya ubasha kuzuzanya n'abandi kandi mama umunsi umwe tuzaguta tukigendera ase ununa nzasigara ahangaha ngaho muzagende muzago mu mazi nirebera sha umva rero kamabwire murabizi ko twatangiye kubaka tukubaka inzu y'ibati rimwe ubushobozi bwacu twari dufite ariko bwararangiye umwaka wabaye n'uyu ariko bwararangiye none se ko yahirimye ntabwo wabonaga aho uryama narahabonye kandi twarayujuje igahita ihirima ahangaha se uraraye ahangaha ngize agatekerezo kawe wowe butera ibitekerezo byawe nungutse akantu noneho mureke tugura amabati 20 urumva amabati 20 ibati 8,000 guti 160 ahubwo ngiye ngize agatekerezo kanyako kahise kandi kambere kagatekerezo muri ibyo bihumbi byose tubaze tugende tuzanemo ikureti y'inzoga tube tunywa oya dindecho kanaga mama uzane n'abana beza iki nisigara umuntu abe yinywera ibyo nibyo wumva ushaka none ibyo wewe byo ushaka se bigeraho iyo tugiye kubigeraho bigasubira hasi ubwo se wowe wumva ibintu bimeze gute ukumva ko inzoga ari byo byiza kuko inzoga se umuntu azenywa agashira n'inyota amaze agataha ameze neza akiryamira hano muri etaje yacu ariko biriya bintu bijya biba byiza biriya bintu wewe butera wowe uza biriya bintu ni uburyaho uza ahantu se bibera byiza aha ni heza rwose ni byiza biriya bintu wowe warabyibagiwe ahubwo ugahita utahanamo n'indaya nanone biba byiza uhitahana ahangaha yese ko mbamawe ariko di nubwo ngushyigikiye muri ibyo ingingo twari turiho ntabwo ari nziza ariko se butera ubuzana ingingo nziza iyo yazanye niyi akoze di ingingo nziza nazanye niyi utekereza ko ubuzima bwose twabamo ari ubwo kunywa inzoga kujya mu ndaya ese nkanjye utabashije kugira ibigembe byose umuranye nabangahe ubusa umukobwa abangahe bose twabonanye umukobwa umwe n'icupa rimwe rya byeri wari ufite wari ubijyanye he mwajya mureka kwigira abantu yewe nzazinywa ubu ngubu uzanye ikaze ya byeri umuntu akananywa hari icyo byaba bitwara uva se kunywa no kuba no gushaka aho tuba urumva ikize iki gushaka aho tuba se naho tugira tuba ariko di hari umuntu se ari bwaze kugukura ahangaha baza aho wagereye hano kandi bute kandi ngiye kandi nkubwire bute ibintu bimwe tuzabipfa ariko ubu niko numva mugiye kubishwaniramo tutabishwaniramo ni ukuri cyabazana igitekerezo kidashoboka twaguze ikibanza dutangiye kucyubaka kirasenyuka ubwo se wazana ibyo bitekerezo byo kongera gutwara amafaranga ashingiye ku wenda nakubarira neza amabati y'ibihumbi 160 wenda tukamubisha n'amatafari wenda y'ibihumbi 40 sibyo sibyo ibihumbi 2 haryanze twari twubatse igasenyuka twari twayitanze hangana aya ariyo yose ubu se nta n'ibihumbi 30 bya byeri byari birimo nabyo aribyo byose nukunywa nta nubwo basi atari ukunywa nukunywa tukarya tukamera neza ubundi n'undi buzima urishimye sha akumva urishimye umuntu arishima agataha ameze neza ubu se wenda kujya amahirwe ukabona naho ngaho uryama hatakuvunnye
mu minsi iraza kuza n'uraza kujya he ko numva abantu ngo banyirabanira kuzahatanga uzagenda gute iminsi iraza kuza se utekereza ko iki gihugu cyacu cyose twakimaze tuzajya n'ahandi mubaho mubonye nk'inuzi nk'imbwa z'isega imbwa z'insega nazo zigira aho zitahasha utashaka kudutukira ahangaha njyewe n'amahumbezi y'aha hantu ntabwo nahafasha amahumbezi y'aha hantu urahazi uzahisigarane wenyine sha ariko rero butera iki se kandi wowe ugiye kujya he kandi ntabwo nanjye ibi bintu nabivamo gute amafaranga yanjye nzajya nyafatanya nywere nanarire niyambike muntu ngene njyewe no kuyasambanira nose iki ibyo bintu bizakumarira iki jya undeka nkore ibyanjye nawe ukora ibyawe nyamara ibyo bintu nta mumaro ibyo birakureba nta mumaro nyamara ko mana yanjye kivandimwe kiravuna kuko abavandimwe banjye kuko ngira ibintu ntibabyumve tumaze amezi 6 tuba hano hantu suko kubyo nabwo banareba ko tuba hano habangamiye twagerageje kubaka inzu biratunanira basi bamfashije basi tugakomeza tukakwenda ari naho twagera umvase basi nibyo babwiye niba mubyanze basi ni munire tujye no gushaka ibyo kurya si byose Gisu Din ariko mwawe wa mugingo uzajya ubyuka buri munsi ukangura abantu nkaho udukangura tubaje afite wowe igihe cyose ubyuka n'umushiya ariko umuntu atabyukana ubu ko umuntu mu gitotsi bigeze aha ngaho kubera iki reba ikiza cy'aha hantu sha uzi ko bwakeye mwana ubwo subiye ishati yo nayambaye ryari ko nzi ko ari wowe wagiye uyambaye ego uvandimwe ikiza cy'aha hantu mwana ubu ngubu tuba dukangutse tureba ahantu hose habaye heza noneho kavuga ngo tujye kubaka ngo za mazu umuntu azajya yirirwa rwara no gukingura ibiki ariko akayaga muba mwakumvishije ka mu gitondo umva bakitazi kandi nose intego ni iyi si ukujya kubaka iyacu iyo twubatse se niyo yahirimye intego nawe nenize kuko nawe sinhinduka mwana ntabwo ari uguhinduka ariko nta nzoga waraje mani n'itabi ryanjye ryaraye rishije none ngo ndaraza inzoga mani ndetse mbabazi basi tuzakora iki ariko duhindura ubu buzima wowe ayo mafaranga dore naraye itabi yaza ninjye kwigurira isigara mbe ninywera mani ahubwo sha iyo ngingo warugushijeho niyo kuma nanjye nzakora iki ubu mani niba ahubwo harabafite twebwe mba twaraye tuyakoresheje agashira twaraye hano ejo tuvuye hano turarya dutaha twasinze itabi ryashije ubyutse umuntu umukura mu bitotsi bundi nkawe ahubwo se uri kumva umeze ute mwana ndumva ari hatari bro ubwo wacitse wagira ngo naranye n'indaya 6 sibise mbabwira mujye mureke twubaka inzu tuba ahantu heza hameze neza ahantu heza niho hatuma umugongo ucika uhagire ibintu by'amatifu nk'ibyo ngibyo ariko ibyo bintu bigomba kubanza tukabyigaho muceceke mureke n'iryamire tujye tuvuga ibintu ariko twongere cyangwa mujye kubivugira hanze reba igihe twahereye twabuze ibihumbi 500 byo kugura ikibanza warwaye na 200 byo kubaka inzu ibihumbi 500 ibihumbi 500 ijana 200 300 400 ziko byatwa nkasohoka mu Rwanda nkajya kuryoshya hanze ariko dini cyangwa warasaze basi wagiye cyangwa seko naha turari heza se niyo twakigumira naha ngaha umuntu avuye aha ngaha akagenda mwayo mafaranga yose twaba twateranyije twaba se turi abantu 3 uyu nguyu urumva arimo uyu nguyu ibintu urumva arimo dini mwumva ikintu ugiye kubabwira noneho sibyo munyemerere kandi ibyo mbabwira agenda iseri mujye munyumva nimunyumve ahubwo kuba uri mukuru ni ngombwa ngo uzajya uzana ibitekerezo bipfuye gutyo igitekerezo gipfuye basi mubwire igitekerezo umuntu azajya yirirwa yakakaye ngo arimo arubaka inzu ubu si iyo nzu yakumara inyota iyo nzu se umva nkubaza urambaza umbaza iki wambaje ntabwo ari kumva utangoze byapfuye bazanye n'ibi ibitekerezo ni uko tugiye kubaka ngo za mazu tutari kunywa umuntu inyota none se ubwo ngo ibyo bintu byapfuye bitapfuye se none yabivuze ntabwo yabizanye ngo byapfuye ntacyo tubifate kandi arabivuga none se wenda ko mubona ko umuntu ni basi umuntu mubyukiriza kuri stress niba ubona ko tudakwiye kuba niba udakubona ko tudakwiye kuva hano sibyo dushaka kubaka basi mureke tugende gukodesha geto geto mwana geto sha mbaka mubwira aho kugira ngo njyewe njye muri geto wakora iki ndari inzoga ibyo bintu byavamo sha ibi birarutanwa kugira ngo tujye muri geto tuzahita tubona ibyo kunywa byatwa tukibera hano kuko n'ubundi
rero reka mubwire mwana muvane mwanje Butera, izo nama zawe wakigumanira agashati kawe ku mahoro yawe, ubundi ukatureka twebwe tukigumira ahangaha. Ushaka kujya muri ghetto, ngaho genda muri ghetto wenyine sha, undi ghetto uzi icyo bisobanura sha, wowe ghetto uzi icyo bisobanura, ngaho komeza urugendo. Ngano no basi nimeke twubaka iyacu. Mva kandi ahubwo se sa amafaranga y'abari maragiye, ibitekerezo byawe bisenya. Nese iki gihe mujya kunywa inzoga ntago ari amafaranga azabagenda. Amafaranga ariko umuntu aba yayariye, umuntu aba ari kubaka umubiri, umuntu aba yaryoheje najya hehe bakavuga ati dore uriya ni dini uciye ariko akamubere Akosha umumaje no kunsetsa none. Nubwo utinyuka ukansubiramo uziko ni mukuru kuri weho, wowe utekereza ubwo se ibyo buri kumbwira byubaka ni ariko kubaka umubiri umuntu kugenda akanywa inzoga akaza yasinze kuriya umugongo uri murandya uragira byawe bibabaje no mubishekeje. Ariko nyine n'ubundi tunyo bitamo wapi nta cyari kibabaje kirimo, nta kirahinduka, nta cyari kibabaje. basi mufata umwanzuro cyo tugomba gukora. Umwanzuro rero ngiye kuguha, turubaka turajya muri ghetto cyangwa turaguma hano. Cyambere cyo imba ririmbira irahari, n'imfira hano bazahariho bakingura. Dini wo maje kuntama. Umva rero ibyo ngibyo nanjye ndabihaza, jewe nzaguma ahangaha amafaranga yanjye menye ngo nayabitse ibyagata. Wowe uvuze igitekerezo cya nyacyo, ubundi tuzigiye navugiye ibitari ibyanyabyo ni ibi. Ibitari ibyanyabyo ni ukuzana ngo tuzajya kubaka za mazu ahora bwa buri munsi. Ambareka njye kwinywera sha, Abavandimwe baravuga ubundi tunywera inzoga ko ari byo bigira umuntu. Ngaho utenga agumana wicaranye aho ngaho n'amashati. None se mutizana njye nyine Waje tukajya kwinywera inzoga ko n'ubundi. Ako basi mu bitekerezo bwe ngo umwe DPR se cyangwa umurokore. Ibyo ni ibikureba sha. Ibyo rero ni mu bitekerezo utewe cyo twakora nk'abavandimwe. Ngutse agatekereza ariko ubwo bagiye barabahungu ndabona bari seriye kandi abavandimwe baravuna. Ikintu abahungu ugiye kubakorera kajyane nabo mu kabari tujye dusangira, noneho ko tugenda tuzisangira ngende mbibumvisha abo kangende batarashyika kure.